aduhera ikaze abari hano bose. Nyiricyubahiro Cardinal Antoine, tubahaye ikaze. Ni amateka akomeye kuri santrali yacu. Nagira ngo by'umwihariko tubashimire uyu mwanya mwiza muduhaye wo kugira ngo mube muri kumwe natwe. Tuzi yuko mugira ubutumwa bwinshi atari mu Rwanda gusa ndetse no ku isi hose. Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda, nyakubahwa Padiri mukuru wa paruwasi yacu, nyakubahwa Padiri wungirije Padiri mukuru, bihaye Imana abakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Nyiricyubahiro Cardinal, munyemerere mbashimire kuko ijambo ryanjye niryo gushima no gushimira Imana yabaduhaye nk'umubyeyi wacu ngo mutubere umushumba. Mwarakoze kubyemera. Nyiricyubahiro Cardinal, turashimira nanone Padiri mukuru wacu hamwe na Padiri mwungirije ubwitange, ishyaka n'ubutwari bibaranga kubera kwitangira kiliziya. Santrali yacu Bikira Mariya utasamanywe icyaha imaze hafi imyaka 2 ifunze, kuko yafunzwe ku itariki ya 3 z'ukwa munani 2024. Ariko nubwo ifunze, imitima yacu yo irafunguye. Iryo ni ijambo Padiri mukuru wacu adahwema kutubwira. Turashimira Imana cyane ko ibikorwa bya santrali byakomeje nubwo santrali yari ifunze, ariko habaye guhungabana gato kubera intege nke za muntu, bitewe n'ibikorwa bifatika twari twaratangiye bijyanye n'ubutumwa bwa kiliziya. Byadufashaga cyane gushinga imizi mu kwemera, hamwe n'ibindi bikorwa bifatika bishingiye ku iterambere rya santrali twari twaratangiye gukora. Muri icyo gihe cy'ihungabana ryacu, mu bushishozi bwa Padiri mukuru na Padiri umwungirije bahise badushakira umwanya kuri paruwasi wo gukomeza gukora ubutumwa bwa kiliziya. Aduha misa ya 2 kuri paruwasi kugira ngo ubutumwa twakoraga kuri santrale, cyane cyane ubutumwa bwa liturujia, tumukomereze kuri paruwasi. Kugeza ubu misa ya 2 kuri paruwasi yacu Saint Joseph ni misa y'abakristo ba Karemburi. Padiri mwarakoze. Nyiricyubahiro Cardinal, kuva mwatwemerera kuba santrali ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 muri 2019,
santarari yacu yari yubatse mu mpande zose kandi mu buryo bufatika. Ikindi iragenda irushaho guturwa cyane ku buryo ku gishushanyo cy'umujyi kiranga ikarembure tubona ko ari ahantu hagenewe guturwa mu ngeri zose zitandukanye, abayobozi bakuru ba leta, abahakorera imishinga, ku buryo mu mwaka umwe dushobora kugera nk'abakirisitu 300 biyongera hano ikarembure. Kugeza ubu nyiricyubahiro Antoine Cardinal dufite ingo z'abakirisitu 1136 zikaba zigizwe n'abakirisitu 3826. Dufite imiryango remezo 28, impuzamiryango remezo 8, dufite komisiyo 19 zigendana n'igenamigambi rya paruwasi. Abahawe ubutumwa muri komisiyo ya liturujia barabukora neza, kandi dufite n'umuryango w'abihaye Imana badufasha cyane, ababikira ba penitente. Dukora ibikorwa by'urukundo ku batishoboye, twita ku ngo z'abashakanye, urubyiruko n'abana by'umwihariko, ariko cyane cyane dushingiye ku ijambo ry'Imana. Ikindi twita ku mfubyi n'abapfakazi bagahabwa ubufasha, kandi tugasura kenshi gashoboka abarwayi n'abanyantege nke bagahabwa amasakramentu. Nyiricyubahiro Cardinal, nagira ngo mbabwire ko abapadiri bacu bageze muri buri rugo rw'umukristu muri santarari yacu. Igisingizo twabahaye nigera mu rugo musaserdoti wa Nyagasani. Ikindi nuko buri cyumweru cya mbere n'icya gatatu abapadiri bacu babihariye gusura imiryango remezo yose ya santarari. Ibyo byose bikorwa biratwubaka kandi bikadukomeza. Ibyo byose akabikora atitaye ku munaniro ndetse n'ubutumwa bafite buri cyumweru. Mu gusoza, nyiricyubahiro Cardinal, uburyo santarari yacu irimo guturwa turabihamya ko ibereye kuba paruwasi. Iyo twitegereje imbibi zayo ku maparuwasi adukikije, tukareba ubuso bwayo bwubatseho ishuri ry'agatangaza riyoborwa n'ababikira bacu batuba hafi umunsi ku wundi, tukareba ibikorwa by'iterambere bya paruwasi yacu iteganya gukorera hano kuri santarari, bidutera kugira ishyaka, tukumva twabibasaba, ariko mu bushishozi bwanyu muhorana ni mwebwe mwabifatira icyemezo. Nyiricyubahiro Cardinal, naho ku bijyanye n'iterambere rya santarari, ndagira ngo mwihangane gato mbiharire komisiyo ibishinzwe y'iterambere. Nyiricyubahiro Cardinal wacu turabashimiye. Ngewe uri kuvuga nitwa Alex Niyoyigenera, nkaba nkorera ubutumwa muri komisiyo y'iterambere ry'ubukungu bya santarari yacu. Nkaba nagira ngo mbagezeho mu magambo avunaguye ibikorwa birebana n'iterambere ry'ubukungu, cyane cyane habarirwamo cyane n'ibikorwa birebana n'inyubako za santarari yacu. Ku ikubitiro rya mbere hari igikorwa cya biro ya santarari turi kubona hano. Iyi biro ikaba yarakozwe mu rwego rwo kugira ngo abasaserdoti bacu babashe kwegerana n'abakirisitu mu buryo bworoshye, cyane cyane ko twafite abageze mu za bukuru bakora urugendo rubageza kuri paruwase, hanyuma bikagaragara ko bitaborohera.
rero abakristo yiyemeza kuba twakora biro hano kugira ngo abasaseridoti babashe kwegera abakristo, ariko kandi bafashe no gukora ubutumwa mu buryo bworoshye kandi bitabavuna cyane. Iyi biro rero ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira umusaseridoti ndetse akabasha no kuba yabona aho ategura ifunguro, ndetse akabasha no kuba yaruhuka, ndetse n'ibikorwa by'isuku byose bikenerwa kugira ngo umuntu abe yahakoresha bikaba birimo. Agaciro kayo rero ikaba igeze ku gaciro ka $26,700,700 yaturutse mu bakristo ndetse n'abandi bose bakristo bagiye biyegeranya mu bikorwa by'amaboko, ndetse n'inkunga twagiye tubona ituruka mu ekonoma ya paruwasi. Ikindi cya kabiri, nyuma y'uko turubyiruko hano rukeneye kwidagadura gukina, twakoze umushinga kugira ngo muri kibuga cyacu dufite hano bamaze kubereka mu kanya, kugira ngo urubyiruko rubashe kwidagadura, ariko no tukaba dufite n'umushinga wo kugikora neza ku buryo cyaba n'ikibuga mu rwego rw'ubukungu cyabasha no kudufasha kwinjiza ubushobozi bwadufasha nka paruwasi. Bikaba twamaze kugikora kugisiga neza, ariko tukaba tunateganya n'ubundi kuzakomeza indi mirimo yo kukinoza neza, harimo gushyiraho ka tribune ndetse no kuba twazashyiraho amatara ku buryo na nijoro abantu bashobora kugikoresha. Ubu rero kikaba cyari kugera ku gaciro ka $7,300,000. Icya gatatu ni ibikorwa twakoze cyane cyane bisabwa n'inzego bwite za leta zo gutunganya imirimo irebana na kiliziya. Twakoze imbuga y'amapave nk'uko bisabwa, ndetse n'andi masuku yose akenerwa, ubwiherero, ndetse n'uko bisabwa n'inzego bwite za leta, ibijyanye n'amazi n'ubukarabiro. Ibyo bikaba nabyo byaratwaye agaciro ka $6,600,000. Ibyo duteganya gukora rero harimo kwagura iyi kiliziya, kuko ubushobozi ifite ugereranyije na misa twageraga mbere y'uko ifunga, twageraga misa 2, ariko wasangaga cyane cyane misa ya mbere n'ubundi abakristu batabasha gukwirwa muri misa. Bityo rero muri kiliziya rero twifuza yuko duteganya gukora twakagura iyi cyane cyane dusubira kuri kiriya gice cy'inyuma. Ikindi cya kabiri harimo kunoza imirimo isigaye hariya ku kibuga kugira ngo gikoreshwe kandi kibe injirira ubuvuzi santrale yacu. Ikindi none ni ubutaka dufite hano imbere, twifuza kuzabubyaza agaciro mu buryo nabwo nka komisiyo ireberera ubukungu bwa santrale ku buryo agaciro kaba kisumbuye. Nyiricyubahiro Karidinali, murakoze mu magambo avunaguye. Turabashimiye cyane uburyo ki mutuba hafi, kandi dushimiye n'abakristo uburyo bitanga mu buryo bushoboka kandi bakikingira kiliziya. Murakoze cyane. Rero hagiye gukurikiraho igikorwa babahe umukasi, hanyuma mudufashe gufungura iyi biro ya santrale yacu ya Karembe. Amashyi menshi. Data na Mana na Mutagatifu, Nyagasani Yezu nabane namwe. Yezu Kristo yashatse gutura muri twe igihe aje munsi. Tumusabe ngo ahe iyi nzu umugisha, ature muri twe, aduhe urukundo rwe,
asangire natwe ibidushimisha n'ibitubabaza, natwe ariko twemere kuyoborwa nawe. Iyi nzu azayituzemo amahoro ye ndetse asakare no ku baturanyi bacu. Nuko Yezu ajya mu karere k'iwabo ahigishiriza abantu mu isengero ryabo, bituma batangara bavuga bati ubuhanga n'ububasha bwinshi bukomora he? Uriya si umwana wa wa mubaji? Nyina ntiyitwa Mariya? Abavandimwe be si Yakobo, Yosefu, Simoni na Yuda? Bashiki be bose ntiduturanye? Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, umugisha w'Imana ni Nyagasani Yezu dutuza muri twe, waje kubana natwe. Umugisha we akaba ari uburyo bwo kumwakira mu mitima yacu mbere na mbere, cyo cyicaro gikuru mu ngo zacu n'aho duteranira nk'ahangaha mu bikorwa by'ubutumwa bwacu. Nyagasani niwe rero umugisha wuzuye, kandi twiyambaza ngo umugisha ibikorwa byose dukora kugira ngo bimuheshe ikuzo, bimuheshe icyubahiro, kandi bigirire abantu akamaro, bibageze ku mukiro Imana itanga. Umuntu yaremewe Imana, nta n'ikindi gishobora kubira umutima we kitari Imana. Abantu bashakishiriza mu bintu, mu iraha, mu cyubahiro, mu butegetsi, ariko no nta kimira umutima. Umutima w'umuntu utekana ukanyurwa no kugeza ku Mana. Niyo mpamvu rero ubutumwa bwacu ari uko gufasha abantu kugera kuri iyo soko y'umukiro, amahoro n'ibyishimo, kugira ngo twakire umukiro w'Imana ishaka kuduha. Bityo rero twiyambaze Nyagasani ature muri uru rugo n'umugisha we, kugira ngo ibihakorerwa byose bijye bihuza no gushaka kwe, aho abantu bahura nawe bagataha imitima yabo mu ngo zabo, kabaha amahoro n'imbaraga z'ibikorwa byose bakora, ari byo bibaha ibyishimo by'umutima, bibamara inyota, umutima uhora ufite umarwa n'Imana yonyine. Umwana w'Imana Nyagasani, umutegetsi w'ijuru n'isi, yigeze umuntu atura muri twe, abana natwe. Tumushimire, tumusabe. Imana tubabarire. Nyagasani watagatifuje inzu watuyemo i Nazareti hamwe na Bikira Mariya na Yosefu, gumana natwe muri iyi nzu. Nyagasani ushaka ko abakwizera bashingira inzu yabo ku rutare rutayega, uhe abazatura muri iyi nzu gushingira imibereho yabo ku ijambo ryawe no kukuyobokana umutima utunganye. Nyagasani wakiriwe n'inshuti zawe mu nzu zabo, ujye uha abatagira aho baba kubona ababacumbikira. Uragasingizwa Nyagasani, Imana y'ijuru n'isi, wemeye ko umwana wawe atura muri twe. Umva nimwe amasengesho yacu, maze uhe umugisha iyi nzu n'abayituye n'abazakoreramo bose, abaza bahagana
babone umukiro n'umugisha wawe. Ha umugisha imibereho yabo n'imirimo y'imbaga y'abakristo y'umuryango w'abemera, ubarinde impaka n'ikibi cyose, amahoro n'ibyishimo bya roho wawe bihorane nabo iminsi yose y'ubuzima bwabo, bwa Yezu Kristo umwami wacu. byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Murakoze rero tubikomeze tujye kuri gitambo cy'Eucharistia dushobore kunoza aho dukorera imirimo y'ubutumwa. Ndabashimira ko mutacitse intege, ko mukomeza guhurira kuri paruwasi no gusenga nubwo bibasaba urugendo, kandi mukomereza aho ngaho n'ubundi. Kiliziya yo mu rugo irafunguye kandi n'imitima yacu niho Nyagasani ataha. Ubwo rero ndashimira abapadiri ko mukora ubutumwa, mufatanya mugasura ingo, kuko urugo nicyo gicumbi cya Kiliziya, niho musingi wa Kiliziya. Mu rugo, isengesho ryo mu rugo, iyogezabutumwa ryo mu rugo, cyane cyane mutoza abato gukunda Imana, kuyiragiza no kuyizera, ni umusingi ukomeye babahaye. Kandi tugashimira Imana n'uburezi bukorerwa hano. Yegura Imana, ndashimira kurera neza abato, mufatanye babyeyi hamwe n'abarezi. Abato nibo Kiliziya y'ejo, kandi tubarinde n'ihungabana ry'ibigenda biteza ubuyobe. Mukomeze rero gusaba paruwase ni ukukomeza kwiyubaka, ni namwe muyihesha. Ntabwo iyo umuryango w'abakirisitu umaze gukomera no gushinga imizi, aba ari nka rwa rubuto rweze. Iyo urubuto rweze nta kabuza nyine igihe kiba kigeze kimwe za mbuto zigasoromwa. Ku buryo rero namwe biri mu maboko yanyu, cyane cyane aha ngaha. Inyubako ntabwo ziba zihagije, n'ubwinshi bw'abakirisitu ntibuhagije, ariko paruwasi ntiyashoboka nta basaseridoti. Paruwasi ntiyashoboka nta basaseridoti. Muri bwa butumwa mukora rero ni ugutegura neza abato. Hari igihe tubura abaseminari kubera yuko abana batigishijwe neza bagatsindwa ikizamini cya seminari. Ikintu cya mbere tuba tugomba gushyira imbere ari uko gusabana n'Imana. Iyo abantu bitandukanyije n'Imana, ubumwe bwabo n'umubano wabo nabyo birahungabana. Niyo mpamvu rero gutoza abato hakiri kare, dushaka kwiha Imana n'umugisha, ahubwo tukamufasha, tukamushyigikira, tukamuherekeza, kuko aba ari umugisha. Murakoze rero, mukomeze mugire ubutumwa bwiza, mujye mbere mu byo
bizagenda bituma tugera no ku bindi. Murakoze, mukomeze mugire umunsi mwiza mutagatifu Yozefu.